Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe mwene data. Wowe unyumva, amazina yanjye nitwa Florien Musabyimana kuri Saveur Divine. Dusanzwe tuganira ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana risaba abantu bose kwezwa. Turarisoma mu gitabo cy'Abalewi ibice 19 umurongo waho wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Niturangiza turasoma no mu gitabo no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice byaho 12 umurongo wa 14. Reka dusome mu Balewi ibice 19 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziririza amasabato yanjye ndi Uwiteka Imana yanyu. Reka dusome no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ijambo ry'Imana hano ribaye clear, rirasobanutse, ritubwiye ko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Ariko hari ikintu kirimo kivuga ngo mugire umwete. Abantu bagira umwete mu bintu bitandukanye. Hari abagira umwete mu kwiga, nicyo kintu nabonye abantu batindamo cyane. Buriya iyo urebye imyaka y'umuntu ufite doctora azabaho mu isi, usanga imyinshi yarayimaze mu mashuri. Amashuri abanza yize imyaka 6, ayisumbuye yiga 6, kaminuza yiga 4, iyo ngiyo ibaye 16, hanyuma maîtrise yiga 2, iyo ni 18, hanyuma PhD doctora nayo yiga 4. Iyo ngiyo usanga mu by'ukuri iyo uyivanye mu myaka y'ubuzima bw'umuntu ibishize. Muri make twavuga ko uwo muntu yashyize umwete mu mashuri, kandi ntabwo ari bakeya, ni benshi babigerageza. Hari n'abashyira umwete mu bindi bitandukanye, agashyira umwete mu gushaka imirimo, agakora rwose ukabona ni umwantrepreneur wageze kuri byinshi. Mbese abantu bagira umwete mu by'ukuri, ariko ni bakeya dusanga bagize umwete mu by'Imana. Muri bo twavugamo umugabo umwe twareba ku iherezo rye bita Stefano. We yashyize umwete mu by'Imana, aragerageza ibyo ashoboye kugeza ageze ku munota wa nyuma. Ariko iherezo rye niryo nashaka kubabwira bene data. Iherezo rye ryabaye ryiza ku buryo n'umuntu wese uryumvise ahita avuga ati wow, ni byiza cyane rwose, uwampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Kuko ari mapfa baramurenganyaga, ari abantu bamugambaniye, baramubeshyera, bamutera amabuye, bamuhohoteye, ariko ngo arabasabira, aravuga ati Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ibyo rero biva ku gakiza, kwezwa. Iyo umuntu yejwe, umuririmbyi yararimbye ngo ubwo wampinduye umwana, none umpindure n'ingeso, kugira ngo umuntu ndeba wese aguhimbaze. Iyo mu by'ukuri uri umuntu wejejwe,
ibintu byinshi bimera neza, abantu mwakwegereye bamera neza, abagome bamera neza, abeza bamera neza. Ariko ubu hari ikintu abakristo benshi bakora, cyangwa se abantu bitwa ko bamenye Imana, ugasanga mu by'ukuri bo barezwa mu gihe cyo kwera. Mbese ukabona abantu bari kukubwira neza, ukibaza se ngenda babwira nabi kandi nkijijwe? Ukavuga neza mu by'ukuri atari uko muri wowe harimo kuvuga neza, ahubwo ubiri kubiterwa nuko nabo muri kumwe bavuga neza. Uzabibwirwa n'iki rero ko ariko bimeze? Nuko nugeraho bagutuka utazihangana, ahubwo uzabasubiza. Cyangwa se wasanga bahuye n'igihano, umuntu ashobora kuguhohotera agahura n'igihano, ukavuga uti yaragikwiye kuko nanjye yampohote. Ntabwo ari uko kwezwa. Kwezwa Bibiliya iravuga ngo umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana, ngo kandi mugire umwete wo kwezwa. Umwete ni ukuvuga ngo ni ukubishaka, ukabiharanira, ukabigenzura, ukabikorera, ugashyira imbaraga mu kwezwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwezwa ku gato no ku kanini. Ukezwa mu kanwa mu byo uvuga, ukezwa ku maso mu byo ureba, ukezwa mu ntoki mu byo ukora, ukezwa mu mutima mu byo utekereza, ukezwa muri karitsiye, ukezwa mu rugo, ukezwa mu itorero, ukezwa mu kazi, ukezwa mu buzima. Ukaba umuntu wejejwe, niko kugira umwete. Kuko hari igihe wabikora igice kimwe, ukabikora umunsi umwe, ariko ijambo ry'Imana dusomye muri iki gitabo cy'Abalewi cyatubwiye ngo Uwiteka yabwiye Mose, aramubwira ati bwira iryo teraniro ryose ry'Abisirayeli. Mwibuke ko Abisirayeli bwari ubwoko Imana yatoranije, yemeye ko izagendana nabwo ikagendera muri bwo, ariko ituma Mose iramubwira uti babwire bezwe kandi bose bezwe, kuko Uwiteka Imana yera. Ibi yabibwiye na Mose ubwo yazamukaga arimo agenda aragiye, ngo yabonye igihuru cyaka umuriro, ngo yihutira kujya kureba iryo shyano riguye, akabona kiraka kandi ibyatsi n'ibibisi, ariko ntigikongoka, ntigishira, ntikigira gite. Ngo abibona umwanya, abonye bitinze cyane, ngo ajya kubyegera, ijwi rivamo riramubwira ati kwetura inkweto, aho ugeze nahera. Mu by'ukuri ubu butumwa bwiza tubabwiriza ni ubutumwa bwo kwezwa nk'umuntu w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu iyo yejejwe aba abaye igikoresho cyiza kigirira nyiracyo umumaro. Mwibuke bene data ko turi ibiremwa by'Imana. Abanyumva, abankurikiye bakurikirira ijambo rya Saveur Divine, turi ibiremwa by'Imana, kandi ibiremwa Imana yaremye mu ishusho yayo uko ishaka, ikabyishimira, ikabona niko bikwiye kugenda. Ubu niko yabonye ikwiye kundema, nawe niko yabonye ikwiye kukurema. Rero uri ikiremwa cy'Imana. Bibiliya iravuze rero ngo umuntu iyo yejejwe aba abaye icyaremwe cyiza, aba abaye igikoresho cyiza kigirira nyiracyo umumaro. Nyiracyo ninde rero? Ni Imana yakiremye. Imana iradusaba ko twezwa kugira ngo tube ibikoresho byayo idukoreshe. Ntabwo wavoma amazi meza mu iriba ribi. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka ko wezwa kugira ngo igukoreshe, igutume mu nshuti, igutume mu bavandimwe, igutume mu muryango, igutume mu isi, mu bantu bari kurimbuka, mu bari gusubira inyuma. Niyo mpamvu yongeye kutuburira, iratubwiye ngo nitwezwe, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Abategereje Uwiteka mwese nimwiyeze, mwitunganye mu byo mukora, mu byo muvuga no mu byo mutekereza, kuko Kristo ari hafi kuza kujyana itorero, ari hafi kuza kujyana umugeni we. Hano umugeni arimo ararimbishwa, kandi kurimbishwa nyine murabizi neza ko ari ukwiyuhagira. Umuririmbyi yararimbye ngo nogejwe na Yesu, yanyuhagije amaraso. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amaraso ya Yesu
niyo yatwogeje ibyaha, n'ubu arahari, niyo yoza ibyaha by'abari mu isi. Umuntu umwisunze arababarirwa, kandi ubabariwe, Bibiliya iratubwira ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Mwene data, ndaguhamagara, ndagukangurira kwezwa, kuko nicyo cyonyine kizatuma ubona umwami Imana. Nyuma y'iyi si hari indi si, iyi si kuyijyamo biradusaba ko twezwa. Ndakwifuriza kwezwa, nanjye niyifuriza kwezwa. Mureke dusengane Imana. Mana Data wa twese, Imana nziza, umuremyi w'ijuru n'isi, turi imbere y'amaso yawe kandi turi abana bawe. Uduhamagariye kwezwa kugira ngo tuzabashe kukubona. Wabitumye Mose uramubwira ngo bwira Abisirayeli biyeze, kandi umuntu wese yubahe se na nyina, abubaha bumvire. Natwe rero uradusabye ngo twezwe mu nshuti, twezwe mu bavandimwe, twezwe mu baturanyi. Amaraso yawe aze atweze, kandi natwe twemeye guca bugufi kugira ngo twezwe nawe. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.